igihe tugezemo igihe kigoranye isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho ikimana igushakaho nuko wakwihana ubu ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho. Ndagusuhuje inshuti ukurikira channel ya Heart to Heart with Ambassadors of Christ Choir, wa muyoboro uhuza Choral Ambassadors of Christ ndetse n'abakunzi bayo hirya no hino, nta kindi kandi kiduhuje uretse ijambo ry'Imana ndetse no gusangira ubuhamya bwagiye bufasha benshi binyuze muri Choral Ambassadors of Christ. Ngo hayi kaze ngiye nitwe Mesha Ndamuri Niyonsaba, ndetse hasa uri kuhabona ahantu ushobora gucisha icyifuzo cyangwa se igitekerezo ushaka kubwira Ambassadors of Christ, iyo nimero ya telefone, iyo email yacu ndetse na website, kandi no ku social media nka Instagram, Facebook n'izindi urimo urazibona. Nyuma yako karirimbo keza kakora Ambassadors of Christ turaza kugaruka twinjire mu kiganiro nyirizina. Bahaye ikaze kandi muri iki kiganiro. Mu biganiro byacu byashize uribuka dutumira abayobozi babiri b'Ambassadors batangiranye bakatubwira uburyo korali yatangiye n'intego yari ifite, uburyo abaririmbyi bagendaga bayizamo, ndetse uribuka aho twaganiriye n'abaririmbyi bakatugeza neza imbere y'iteraniro icyo gihe ubwo abaga baririmba basana imitima y'abanyarwanda, dore ko twasanze ko Ambassadors of Christ Choir yavutse muri ibyo bihe. Uyu munsi rero bongeye bagarutse ngo baze kutuganira batubwire nyuma korali yagiye itera imbere gute kugeza aho igezeha. Ikaze Muvunyi Robin muri iki kiganiro. Murakoze cyane Jean d'Amour. Mumeze mute? Turashima Imana. Ikaze. Murakoze cyane kandi kongera kudutumira. Murakoze cyane. Ndabona bana nanone ufite ibineza byo kongera kutubwira uko Imana akomeje kubakoresha. Amen amen. Nawe ndabashuje abadukurikiye kuri Heart to Heart with Ambassadors. Yego. Imana ikomeze bongere umugisha. Amen. Muvunyi rero ngo mwabaga mu nzu, izina ryayo numvise rigoye kurifata. Twibutse rya zina ngo ry'inzu mwarepeteragamo rw'Imbogo. Nta nubwo ari yo twarepeteragamo gusa, ahubwo ni naho twasengeraga ku Isabato. Yego. Yari inzu y'imbohoza. Icyo gihe kubohoza ntago ngira ngo abubu ntago bazi ibyo ari byo, ariko icyo gihe kubera twari tuvuye mu ntambara, abantu bari bahungutse, bamwe bavuye mu bindi bihugu cyangwa bavuye mu ntara bakaza i Kigali, warazaga inzu usanze itarimo umuntu ukayijyamo, byitwaga ngo nukubohoza, ukandikaho icyapa ngo iyi nzu ngo yarafashwe. Ngo yarafashwe. Hari n'abajya badusetsa ngo hari wigeze gufata stade noneho yandikaho ngo yarafashwe. Ariko iyo nzu twari twaragize Imana dusanga nta muntu urimo, kandi yari inzu nini, noneho tukajya tuyisengeramo. Kubera ko rero yari inzu nyine ariko atari urusengero nkuko tusanzwe tuzi insengero, abantu bayise ngo ni ikirimburi. Ikirimburi rero nicyo twasengeragamo, naho twarepeteraga. Watangiriye Ambassadors of Christ mu kirimburi. Mwavuye mu kirimburi gute mugira i Remera? Ubwo nyine nkuko twigeze kubivuga,
hari abantu twari duturanye tuza noneho kujya kubararika kugira ngo baze dufatanye umurimo, baza kutubwira ko bari bafite korali baririmbagamo mbere ya jenoside, kandi iyo korali yabarizwaga i Remera. Ubwo rero twaje kumvikana nabo, turihuza dukora umutwe umwe, duhindura izina. Bo bitwaga umusaraba wa Karuvali, twe twitwa Intumwa, nuko tuza guhuriza ku izina rimwe ryitwa Ambassadors. Hanyuma rero baza kutubwira ko i Remera aho baririmbaga hari urusengero runini kandi rwiza cyane, hari abakristo benshi. Nuko noneho tutangira kuharambagiza, tujyayo dusanga kuko ari ahantu heza hanini, rusengero runini cyane rwuzuye abantu, harimo rwa rusengero rurimo abantu 4,000. Tuvuye ahantu twasengeraga tutari n'abantu 50. Noneho tuhageze turabibwira, turaririmba, babona turaririmba neza, baratwakira. Ubwo dufata icyemezo cyo kwimuka tujya i Remera. Ariko ikindi cyatuzanye aho ngaho cyane nuko aho ngaho iyo korali cyangwa itsinda ry'abaririmbyi batubwiye ko bari bafite n'umuterankunga kandi wasengeraga i Remera. Ubwo noneho nawe tuza kuhamusanga, tuganira nawe, aradukunda, turamukunda, yindi ibyo turaza kubigarukaho. Ariko nuko twimutse tuvirwa Imbogo mu Kirimbure tujya i Remera mu rusengero runini cyane rwateranagamo abantu 4,000. Niba rero wowe dukurikiye wenda wararirimbye mu musaraba w'i Karuvali cyangwa se uri umwana w'umwe muri abo, nawe turagusuhuje kandi tuzirikana hari ababyeyi bawe bakoze mu murimo w'Imana. Mugeze i Remera rero muhahurira n'umuterankunga, ubwo mwikiza hamwe n'umusaraba w'i Karuvali. Nk'ubwo kugira ngo mugire igitekerezo cyo kwegera uwo muterankunga byagenze bite kugeza aho mumugezaho yishimira kuba yabatera inkunga namwe? Ni nyuma yo kurwana no kujya korali kugira ngo ibeho, burya iragorana kandi ikenera n'amaboko kandi ikenera n'amikoro. Nidusaba n'abantu tuti abaterankunga, inshuti bakunda kuri indirimbo, mujye mushyigikira amakorali, biba bifite ishingiro cyane cyane twabibayemo tuba tubizi. Twaganiriye uburyo kubana kwacu kwari ukwa kivandimwe, ariko burya kugira ngo mujye kwiyegeranya mwanyuze muri byinshi, kugira ngo abantu babe bariye babone itike yo kugenda n'ubutumwa kugira ngo bukorwe, haba hatanzwe byinshi bivuye mu mifuka y'abaririmbyi. Ariko noneho cyane cyane kwitanga n'abayobozi nabo babitanze kugira ngo batange urugero rwiza. Kandi noneho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi hari ubukene buteye ubwoba. Statistique zitwereka ko u Rwanda rwari rwageze kuri 0, rwari rwageze munsi ya 0. Icyizere cy'ubuzima cyari kuri 35%. Imyaka yo kubaho mu gihugu tugeze muri 69.7. Murumva ko kuvuga ngo abantu bashaka kurama imyaka 35, burya nuko baba batariye, baba bapfuye, bamwe bapfa bakiri impinja, ubuzima mbese bwari bwahagaze. Icyo nashaka kuvuga aha ngaha nuko no korali kubaho byasabaga mikoro menshi. Ndibuka abavandimwe abo twatangiranye, ari jyewe, ari Chairman Muvunyi, ngira ngo cyane nitwe twahise tubona akazi vuba, tugira amahirwe yo kubona akazi. Narimo nkora muri primature, Muvunyi akora muri migration. Ariko bakubwira ngo hari faranga umuntu yigeze agira ngo naribitse, akafaranga kose umuntu yabonaga twashyiraga ku bikoresho bya korali, dushaka ukuntu ya korali yabaho. Twibwa tuzunguruka, aho ubonye icyuma gisa n'icya musique tukakigura, rimwe na rimwe utanazi nicyo kizakora, ariko kugira ngo turebe ngo ibikoresho by'ibanze. Ndibuka ko ari igihe twigeze kugira ka bafure, twize kugenda tugura ikinanga cya Casio, Casio kinini urumva kitajyana aho bacomeka diskete cyangwa iki. Noneho tubona n'akandi kananga gato turakagura,
tugura cya bafure ukajya ucomeka gutya bafure iri direkite ucomekera ukaririmba ni ukuvuga ngo nta bikoresho ibintu byose byari byarabuze mu gihugu ariko ubwo hari ugushakisha ngo ese abantu tugiye kuririmba ni gute twamplifiya amajwi yarangurura ngo agere ku bantu benshi abantu ko aho twahuriraga hazaga imbaga y'abantu benshi reka nk'urugero rw'igitaramo cya mbere twakoze hariya aho mu Kirimburi hariya Rwimbogo twari dufite n'umubwiriza Mugema John yahise asa nk'aho abaye umubwiriza wa korali tuba tumuzi ko azi kubwiriza tuva i Bugande yatangira kujya abwiriza twakoze igitaramo munsi y'ikibuga hariya abantu benshi barihana abantu barayegera ukabona mbese abantu bafite amatsiko n'ahandi hose twagenda tuzunguruka abantu babaga ari benshi ikibazo rero twari kuvuga ngo abantu ubutumwa urabageraho buti ari benshi turakura hehe amajwi so aho umwe yabona ahuraga n'inanga yazaga tugateranya tukagura urumva ko amikoro ntayari ahari ikindi cya kabiri twahise duhura nacyo n'iki kibazo yenda kigaragaza amikoro yari akenewe abaririmbyi ko bazaga hari ubwo bazaga batarabona n'aho gucumbika tugasa n'aho tubanye ba bantu twasaba ko dukeneye kubona ibibatunga ubundi hari n'abo twakodesherezaga amacumbi ngo abe hafi ariko afite icumbi kugira ngo gutatana bitabaho ndibuka ko niba aba twatangiranye barabyibuka hari nk'inzu twatangiye dukodesha 40,000 tukajya dushyiramo abaririmbyi bashya baje kugira ngo twe gutatana za mbaraga zacu zegerana kandi inzu y'40,000 umukozi wa leta icyo gihe yahembwaga muri sansi yahembwaga 27,000 ubwo n'uwize kaminuza ni ukuvuga ngo niba yahembwaga 20,000 kandi bakodesha inzu y'40,000 habaga harimo ubwitange ahubwo burya mbanda tubona urumuri ariko burya urutambi ruba rwahashiriye igitekerezo cyo gushaka izindi mbaraga cyaje tuvuga tuti ninde muntu wadutera ingabo mu bitugu nk'uko umuvandimwe Muvunyi bivuze ndetse no kwegera umusaraba w'Ikaruvari kwari kugira ngo tubonereho uburyo tuzarambagiza na John Kanimba tuti ngwino aze byoroshye cyane cyane twari tumaze kumwambura amaboko reka no kugira aze naza noneho burya ngo watwaye ingabo n'umwami kuyoboka biba byoroshye wenda ni strategy nyinshi ariko nuko nguko tuvuga tuti John aje yaba nta nubwo na John wenyine yenda igitekerezo cyahereye kuri John Kanimba noneho turavuga tuti reka twegere muzeyi John abyakira neza ariko habaho no kwaguka ese John n'abantu nibamubona ese nta bandi bantu twabwira ariko ndagira ngo nshime Imana ko John Kanimba we yabaye mu bantu bibanze umuterankunga witanga no kugezana n'ubu ni naho nyuma yaho igitekerezo kuko ubwo twatangiye barepeteye iwanjye aho nabaga tukaba tubamo mu nzu nyuma tuza gufata iruhande gatoya aho Sande akiza umwami yabaga no kwa Chairman Muvunyi twarepeteyeyo ariko aza kuza kuduha icumbi rihoraho ari naho dushima Imana yuko uretse ko yabaye n'umuterankunga no mu bindi ariko nshimye hari ntarajya kuri icyo ngicyo ku kibazo twari dufite cya mbere ni sonorisation korali idafite sonorisation buryo ntishobora kuririmba neza indangururamajwi John yaraduhaye indangururamajwi uretse ko yabaye igisubizo ku miririmbire ya korali ariko nibuka neza ko n'igihugu cyahungukiye reka nkwibutse utuntu dusekeje hari igihe kimwe leta yajyaga idutira sonorisation reka ntange nk'urugero hari ubwo perezida yabaga ari buvuge noneho bagakoresha sonorisation yacu kandi twagira amahirwe aho hantu yenda natwe tuhafite access dushobora kuba twahabwiriza twe turirimba indirimbo z'urukundo n'indi twaririmba ngo tugire urukundo ku bacu babaye indushyi bafite inzara n'abafite inyota bavuga tugire urukundo ukumva babandi abakene n'abandi bose mu bahuza umuntu akiyumvamo indirimbo zacu zari zisa n'amitima ariko zinasubiza ibibazo abantu bafite so rimwe na rimwe rero isonorisation hari nubwo twayitizaga
ikanafasha n'abayobozi, ariko natwe ikaba platform yo kugira ngo korali ibone ahantu nayo inyura ibwiriza igaragare neza. Nuko John Kanimba yatugobotse, ahubwo unanakomeje kuri John Kanimba unanadusobanurira buryo korali koko iba ikeneye inkunga nyinshi. Mumaze kugira Remera mubonanye na John Kanimba wenda n'abandi baterankunga, yarakomoje kuri sonorisation, ibindi bintu babafashije byatumye korali irushaho kuzamuka ni nk'ibihe? Nakoze cyane mu by'ukuri. Tumaze kugera Remera twari tugeze mu bisubizo, ndibuka cya mbere Remera badukoreye na mbere yuko tuvuga ibya Kanimba, batuguriye uniforme nshya, ndibwira ko ari twe korali ya mbere yambaye uniforme yaguzwe n'itorero. Ni namwe nzi keretse nka korali z'abana, ariko ubundi ni mwe nzi. Ubwo rero twageze Remera kubera ko hari n'icyuho gikomeye cyane cy'amakorali, kandi bafite abakristo benshi, hari akajagari kenshi kubera ibibazo byari bihari mu gihugu, ariko Remera batwakira neza, baratwishimira, batugurira uniforme, badushyira ku murongo, badukurikirana, abaduha uburyo, batwereka uburyo tugomba gukora, uburyo tugomba kwifata. Urumva twari tuvangavanze, harimo abantu twasanze mu gihugu, hari abantu bavuye mu bihugu hirya no hino, kugira ngo tujye ku murongo cyane no kubera Remera. Cyane cyane turabishimira umukuru w'itoro twahasanze Jonathan Nsabimana. Jonathan Nsabimana yaradufashije cyane. Icyo gihe hari ibibazo bikomeye cyane, myumvire, umuntu yabaga yadefurije ntibamwemerere ko aririmba, umukobwa yabaga yadefurije ntajye ku ruhimbi, ariko Jonathan yari umuntu ujijutse, aravuga ati oya, abantu reka tubakire ko bari, tubashyire ku murongo, turebe ibyemewe n'itorero, tubashyire ku murongo baririmbe neza. Aradushyigikira, aradufasha, aratuyobora, byabaye byiza cyane. Ubwo rero John Kanimba ibyo yakoze we rwose yakoze ibintu by'indashyikirwa. Yatuguriye sonorisation Dubai, urumva atugurira imodoka twagenderagamo ya Daihatsu, ayishyiramo intebe, niyo twagenderagamo buri sabato. Atugurira uniforme noneho nziza cyane. Warakoze John Kanimba nziza cyane. John Kanimba ikintu cyo gufasha korali arumva ko nkuko umugenzi wanjye Mbanda yabikomojeho, atuzana hano ahangaha turi kuva 96 yatuzanye iwe, aduha icyumba cyo kurepeteramo, aduha cyo gukoreramo studio. Iyi studio turimo ni kwa John, ahantu heza hasohotse ku muhanda. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu turacyari kumwe nawe, ariko noneho sibye n'ibyo, atujyana ahantu hirya no hino, cyane cyane yiyemeje gukora umurimo mu magereza, ashaka Yorodani ibatiza. Buri sabato tukagenda, twaba tutagiye mu ntara tukajya mu magereza, tukabwiriza abantu bakihana, tukababatiza muri Yorodani ye bita mobile, yakozwe na John Kanimba. Wasa nawe dukurikiye warabibatirijwemo, John warabibatirijwemo, kandi Ambassadors of Christ yaririmbye. Iki kiganiro kikunyure. John Kanimba aritanga, tukagendana, adufasha gukora ibitaramo bya VIP no mu mahoteli, tukajya dukora ibitaramo bya VIP za Mirikorine. Icyo gihe tugatumira aba VIP bakaza mu bitaramo, tugatumira abantu bakomeye bose bakaza mu bitaramo, tukaririmba indirimbo z'Imana, bakishima cyane, bagakizwa, bakemera Imana, abihana bakihana. Nta hantu tutagiye, tugakora amavuna hirya no hino kubera inkunga ya John. Ndetse aragenda ashaka amatenti yo twararagamo, amahema twararagamo, twaba twasohotse kubera ko icyo gihe aho gucumbika ntabwo habonekaga cyane. Tukagenda tugashaka nk'ahantu hari ikibuga, tugashinga amahema yacu tukararamo,
bugacya tuzinga ibirago, niyo twaraye tuharirimbira tukarara, bugacya tukagaruka i Kigali. John rero yadufashije mu bintu byinshi kandi n'ubu aracyadufasha, adushakira n'abandi noneho baterankunga hirya no hino, bakuru b'itorero hari i Remera n'abandi benshi muri Kigali no mu ntara zose, icyo gihe zitwa amaprefecture, tugenda adushakiraho inshuti, tugira inshuti nyinshi cyane, tubona abantu benshi bashyigikira umurimo w'Imana, umurimo utera imbere, umurimo utera imbere, korali igera hirya no hino, korali nta hantu yashaka kujya no mu mahanga tukagerayo kubera inkunga ya John Kanimba n'abandi bakuru b'itorero, ba Kabanda Samuel, ba Ntiriningandire bombi yaragiye hambere ahangaha yavuye kuri iyi si, ba Vincent Nyabyenda, ba benshi, noneho aza no kuduhuza n'abandi basore bakoraga amavuna bitwaga Pastor Fodas, Pastor Olivier Kayitare, Pastor Ngabo, Pastor Mugema n'abandi benshi. Ariko byose intango yavuye kwa Kanimba John. Tunamushimira cyane uburyo yateye inkungu uyu murimo, aho tugeze abifitemo uruhare rwinshi cyane, runini cyane. Cyane Muzehe Kanimba John, aho urudukurikiye, kandi buriya abere n'urugero n'abandi bantu Imana haye ubutunzi kugira ngo mugire n'umutima mwiza wo gufasha. Reka twumve iyo ndirimbo Tugire Urukundo ya Ambassadors of Christ Choir, turaza kugaruka mu kanya tureba uburyo Ambassadors of Christ Choir yagiye yinjiramo izindi mpano z'abaririmbyi n'uburyo byasabye imbaraga nyinshi. Ntujye kure. Tugire urukundo abafite inzara, abishwe n'inyota, imfubyi n'abapfakazi, babuze ibyicaro, n'abandi babahirimura, inshuti zidugira zidutakambira, n'abandi bagiriwe nabi barengana, tubatuke tubaseke bose bagarure basange Yesu. Tugire urukundo abafite inzara, abishwe n'inyota, imfubyi n'abapfakazi, babuze ibyicaro, n'abandi babahirimura, inshuti zidugira zidutakambira, n'abandi bagiriwe nabi barengana, tubatuke tubaseke bose bagarure basange Yesu. Yesu inyigisho nziza yaduhaye, ko tujya dukunda abanzi bacu bose, tubabarirana n'abo baduhemukiye, tujye dushima ibyiza badukore, duhemuke ku bandi, bibwire Yesu, twese tuzabibone ibihembo bizagarutse. Yesu inyigisho nziza yaduhaye, ko tujya dukunda abanzi bacu bose, tubabarirana n'abo baduhemukiye, tujye dushima ibyiza badukore, duhemuke ku bandi, bibwire Yesu, twese tuzabibone ibihembo bizagarutse. Ikaze nanone muri iki kiganiro. Iyo ndirimbo nziza yitwa ngo Tugire Urukundo. Burya sinarinzi yuko ahubwo banayiririmbaga n'abayobozi mu bya politike bateranye, bagahita babyaza umusaruro ayo mahirwe, bakabwiriza abaje muri ayo materaniro ko burya n'urukundo rurakenewe, ni narwo kwanza, ni naryo ndetse n'izingiro ry'ibintu. Ariko Mbanda, twahoze tuvuga uburyo abaririmbyi binjiraga muri korali baza, ariko uko burya bucya bukira korali bigenda ikenera amaraso mashya, yinjiramo abanyampano bongera nabo intege mu zo abo basanzemo bafite. Ambassadors of Christ agiye ikomera gute ku biririmbo kuri ba rwego baririmbyi bavuye nk'uko twari tumaze gukomera dutangiye gushinga, twatekereje uburyo noneho twatera imbere no mu miririmbire
kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo buri kintu cyose werekejeho amaboko ugikorana umwete. Tujya inama noneho turambagiza, twari tumaze kubona abaririmbyi harimo ba Efura nawe yari yaruhutse ubushize muribuka ko yagiye mu mpanuka yabereye muri Tanzania, twizeye kuzamubona. Noneho bagenda batwongeramo ibitekerezo, ubwo twari tumaze kubona na Yusto Hanyurwa amaze kuba umutoza, noneho dutekereza uburyo twakoresha abo ngabo baturangira abandi bantu bari Kampala b'abaririmbyi. Turavuga kuki tutashaka buri jwi tukariha ushakira umuririmbyi w'umusitari, mbiyite umusitari ya sitari, ariko si ukuba yenda ko w'icyamamare, ahubwo w'umuhanga, superstar ushoboye, noneho ku buryo yaba icyitegererezo no ku bandi bakamwigiraho. Urebye muri rusange aho twari turi mu Rwanda, ntabwo mu Rwanda muri rusange nta baririmbyi b'abahanga cyane muri soprano ihanitse. Twari tumenye Abagande bari bazi kuririmba neza soprano nziza, aruto nziza rwose ukumva bifinye, n'ubu ngubu ni abahanga. Nuko kora rero ijya iyo nama baranyohereza njyana na Yusto Hanyurwa, mugiye kurambagiza mu Buganza Uganda. Ndabyibuka ko twagiye dutekereza ko tugenda tugahita tugaruka, kuko nanjye nari umukozi ntemerewe no kwambuka kurenga umupaka kubera inshingano nayo ifite z'akazi, ariko ibintu byose byari ubwitange. Noneho byoroshye, urumva Muvunyi yabaga ashinzwe migration, agahita anyandikira resepasi nyambutsa, ku buryo bitari birebire byo kuvuga ngo bibaye birebire bya protokole. Ndibuka ko nyuma hano wigeze kumbaza, hari uwatekereje ngo aravuga ngo nagiye Dubai gucuruza, ariko nagiye mu bintu by'Imana kurambagiza abaririmbyi. Turagenda tuhageze turasanga umucuranzi, twabanje kureba umucuranzi w'umuhanga, twamuvanye ahantu Rubaga Road, bagenda batwereka ahantu aba witwa Kisure Dani, baratubwira ko ari umuhanga. Noneho ndabwira urashoboye, ati ndashoboye. Twajya ahantu kanyereka ko uri umuhanga, njyana epfo na Kivuho, acuranga inanga 3 icyarimwe, nanjye ubwanjye ndumirwa. Ni wa wundi twabona gacuranga inanga zigerekeranye mu bitaramo, yagiraga se akambara inanga hano, inda akayishyira aha ari nkenye, akakora igitaramo acuranga afata byose agiramo icyarimwe. Turamubwira tuti Dani rero turakuzana. Ariko se wari umukire witwaje uruhago rwuzuye ibifaranga uza kugura umuririmbyi wese uza guhana? No, Imana yari kumwe natwe muri uyu murimo. Nta faranga na rimwe twakoresheje kugura aba bantu, uretse ko twabwiye ko tuzabafasha mu mibereho. Nyine ni igipindi cya kindi cyari twari tumenyereye mu Rwanda, nyine kugira ngo uhindure ibintu hari hagomba kuba igipindi kugira ngo abantu ni igipindi twakoresheje. Navuga ngo ni ukubareshya, bati mu Rwanda tuti mwe nimuze nimugerayo. Mu by'ukuri twari tuzi ko nta kidasanzwe gihari, ariko uyu murimo wari uyobowe n'Imana. Dana araje, turagenda tujya kwa Namudu yabaye no mu Rwanda igihe kirekire, anatoza n'amakorari yo muri Apade, anaba yari Damari niwe yaririmbaga aruto. Niho uri kwita Namudu? Sorry, nayimbite Damari niwe waririmbaga aruto. Ahubwo tujyana kwa Namudu nawe aherutse gusinzira, umuririmbyi w'umuhanga. Abazi indirimbo kera twaririmbaga yavuga ngo bana nanje jolorira kuze. Okay, niyo ari indirimbo nyinshi yajyaga atera, ariko ubwo ari mu Kiganda, ari mu Kinyarwanda. Haje Damari, haje Namudu, haje Kisure w'umucuranzi, dufite Yusto Hanyurwa ushobora gutoza kandi akaririmba tenoro, dufite Efura ushobora kuririmba tenoro, na Chairman Muvunyi nawe yashobora kuririmba tenoro akaririmba na base, nanjye ubwo naririmbaga base. Sam Kayitare yaririmbaga tenoro, yari muri tenoro. Kayitesi yaririmbaga soprano,
madamu Mary Murerwa yarimbaga soprano ni ukuri amajwi twari tuyafite. Esther nawe yarimbaga soprano. Esther uvindimwe na Sam yarimbaga soprano. Abo ngabo b'abahanga twari dufite. Hari Eda Muvunyi yari afite n'undi musore wari wavuye Uganda aje kumufasha witwaga Jafeti n'ubu aracyari Uganda mu makorali ya Uganda nawe azaririmba nawe baze kumva amajwi yose tuba tuyakizeho ariko noneho soprano ifite uyiyobora niho twagiye tumushyiraho inyuma ba Mire b'abana bazamuka na ba Mire nabo bigirwaho n'abangaba basanyo n'abandi arutu izikomeye noneho nyuma yaho aza kuza gukurikirwaho uyu mudamu wo muri arutu icyo gihe twari dufite Flavia. Hari na Flavia nawe waravuye muri Karuvari nawe umuhanga cyane muri arutu cyane. Noneho Sande rero we uko twatangiye dufite n'ibyuma twari dukeneye abesitara ibyuma ariko akaririmba tenor ariko akanesitara agafasha mu gize Jone hari n'undi witwaga Jone wamufashaga. Twashatse abantu bose abatekinisiye abaririmba n'amajwi yose. Igishekeje yenda nuko abo ngabo kwa kundi twabaheje twaritangaga nka korali tukabashakira icumbi. Abagande rero bakunda ariko mbanda dusubira inyuma gato uri mureshya abo baririmbyi usanze Uganda wareheje bangahe uzana bangahe ise wabahaye amafaranga baje kubwitange byagenze biti? Okay, twebwe ukuntu twagiye twitanga nagezeyo tumaze kujya ahantu twaraye ahantu hamwe njye nafite n'ubwoba ko bari bunshike niba bona abandi bantu bakavuga ati mugiye he bakanaliza ikibajyanye. Mbasaba ko twaguma ahantu hamwe mu nzu imwe noneho ducumbika hamwe bamwe abakobwa bararukwabo natwe abagabo turarukwacu ariko ducunze ngo atagira n'ujya kubaza amakuru ngo umuntu akamubwira ati u Rwanda ruvuyemo jenoside mwarujyamo. Turarinze gutya yarubika mu gitondo cya kare saa 10 twari twahagurutse urumva turaza turizeza ibitangaza ariko tunahageze tubanza kwitanga ko ndibuka nko mezi nka 6-8 twageragezaga abagande burya rero bakunda kubaho neza bakunda kubashakira inkoko ya buri kondisiyo bavuga ati muduhe inkoko muduhe inyama mudushakira igitoki. Noneho baririmbye rero hari ubwitange bakabishaka ku buryo twakodesheje inzu babonye iyo nyama ya buri cyumweru inkoko ya buri cyumweru ubundi tukajya gutyo ariko niko tubigiraho kugira ngo iyo ntambwe yo kumenya uburyo baririmba natwe tuyigeraho vuba. Ntabwo byatinze rero abakobwa bacu b'abanyarwandakazi baba bamaze kugera kuri rwa rwego tugira n'amahirwe. Nshima Imana yagiye ndanubwo yaduhaga akazi ariko iha Chairman Muvunyi nubwo yari muri migration icyo gihe yakoreraga ku Rusumo ayobora migration ku Rusumo ariko byibuze 2-3 mu cyumweru agombaga kugera ino. Nanjye icyo gihe nakoreraga i Nyanza nayoboraga i Nyanza nanjye bikansaba ko tugomba kuza muri za repetition tukaba duhari ariko nshima Imana hari n'ibyo wibwira ko rimwe na rimwe uvunika ariko Imana ikaguheramo n'umugisha. Ndibuka hari accident nyinshi zagiye ziba nk'3-4 naje muri korali havamo ndi muzima nta accident nagize nkabona ko ari uburinzi bw'Imana. Hari n'igihe abacengezi bigeze kudutera baraza bica abayobozi bica abandi bantu jewe basanga nigiriye muri korali. Ari ubwo rero twibwira ngo umurimo w'Imana uravuna ariko Imana ikabiguhereyemo agakiza mu bifatika no mu byo utabonesha amaso. Icyo nashatse kuvuga nuko muri abaririmbyi Imana yahayemo umugisha Chairman Muvunyi ari mu kava hari aza gukorera i Kigali. Ntibyatinze ahita ayobora ishuri rya academy ishuri rya secondaire ryari rikomeye cyane. Abantu benshi muri abaririmbyi bashakiramo akazi. Abatari bashoboye kwiga babona amahirwe yo kujya kwiga. Benshi barize ni naho Imana yaduhereye Soza za nk'umuririmbyi nawe nyuma ahageze noneho Eda Muvunyi amuha akazi noneho aratura aratekana abo umuhimbyi wa korali kuva ubwo akunda u Rwanda. Nubwo yashatse madame akabariri ariko ntigeze umutima uva hano
dushima imana ko yagiye ibatuzanira ariko nanone ikanaca n'inzira z'uburyo abiga bakwiga, aba bayifura bariga barazamuka, abana benshi bamire babona akazi, bariga babona akazi. So yatangaga n'inzira inyujije mu muririmbyi runaka, mu mukozi runaka. Imana rero yaduhaye umugisha. Nguko rero uko twagiye ayo mahirwe yo kuguma hamwe, nka Sozi yenda mugarukeho yaraje nawe nyuma byabaye ngombwa kwaza bati ariko dushaka undi w'umuhanga cyane, ariko noneho haza ari igisubizo. Uretse ko nyuma yaje no kuba igisubizo no ku makorali yandi ko n'abandi bose ariko noneho kuri ambassadors n'ubu ngubu agihimba kigira gute, ariko afite stability. Nivuge ko icyo gihe yakoranaga na Elda Muvunyi yaramushakiye akazi gahoraho, icyo kintu kimubera urukundo rwo gukunda u Rwanda no kugeza n'ubu ngubu batararureka. Murakoze cyane Mbanda, ndumva hari iki gice twagihariye cyane kugushimira abantu bagiye bavunika mu bikorwa by'indashyikirwa kugira ngo umurimo w'Imana ubugeze aha, by'umwihariko Ambassadors of Christ. Twahoze dukomoza ku bantu bagize urwo ruhare n'abandi tutabashije kuvuga, mwese turabazirikana. Ibaza abantu bakodeshaga inzu y'ibihumbi 70 n'umukozi wa leta warangije lisanse cyangwa se ufite kaminuza y'ibihumbi 27. Ibaze kujya gushaka abaririmbyi mu gihugu cya Uganda kuzabemeza kuza mu Rwanda ukajya batekera inkoko ya buri cyumweru. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, turashima ubwo bwitange. Muvunyi, turavuga iki ku mafaranga? Kuko Imana iba yarahaye abantu amafaranga kugira ngo bayafashishe umurimo wayo. Ubwo kandi turaba tuvugamo n'abaririmbyi n'ababana bati ngiye ntabwo najya muri korali itanga amafaranga menshi, ngiyewe sinazabivamo. Abandi bakavuga bati sinatera inkunga akora ibyo sinabivamo. Dusoza nicyo ubwira abo bantu Imana yahaye impano yo kubona ubutunzi? Urakoze cyane. Ubutunzi dufite kuri iyi si ntabwo ari ubwacu, ni ubw'Imana. Twebwe turi ibisonga by'ubutunzi bw'Imana, kuko ibiri muri iyi si byose ni iby'Imana. Iyo rero turi ibisonga kandi tukamenya ko turi ibisonga, tumenya n'icyo tugomba gukoresha ubwo butunzi. Tugomba kubikoresha uko Imana ibishaka, kandi Imana none yifuza ko tugira urukundo, tugakunda Imana n'umutima wacu wose n'impagarike yacu yose, ariko kandi tukanakunda n'abantu b'Imana. Ubwacu tugakundana, ariko cyane cyane tugakunda umurimo w'Imana, tugakunda gufasha b'abantu b'Imana bakeneye gufashwa, imbabare, abatishoboye. Abo bose tugomba kubagaragariza urukundo rw'Imana binyuze mu yihe nzira? Mu nzira yo gukoresha bwa butunzi Imana yaturagije, yadutije. Kandi Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Iyo tubinabikoze tubibonamo umugisha, harimo umugisha rwose, harimo inyungu cyane. Buriya nta kintu cyiza nko kumenya ko ibyo ukora bishimwa n'Imana, kumenya ko ibyo ukora urimo kubikorana n'Imana. Imana yadushyize muri iyi si iduha umurimo. Imana yaremye umuntu imushyira kuri iyi si, ariko imubwira gukora, imubwira ko agomba gukora. Nta murimo mwiza rero nk'umurimo cyane cyane wo gufasha abatishoboye. Nta murimo mwiza nk'umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bamenye ko mu ijuru hari Imana, kandi ko mu isi hari Imana, kandi ko Imana iri kumwe nabo, kandi ko bakwiriye kuyimenya kugira ngo ibatere ibyiringiro. Abantu rero bafite ubutunzi bwo muri iyi si, ni byiza ko babukoresha guteza ubwami bw'Imana imbere, kwagura ingoma y'Imana, kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bamenye Imana, kuko ni iby'agaciro cyane. Ubundi bumenyi bwose dufite kuri iyi si ntacyo bwatumarira kuruta ubumenyi bwo kumenya Imana, tukamenya ko Imana ari umukiza wacu, tukamenya ko Imana ari umuremyi wacu, maze tukayizera,
maze tukagira ibyiringiro by'ejo hazaza, tukagira ibyiringiro bihoraho, tukamenya ko iyi si turimo turi abimukira ndetse turi abashyitsi, ko iwacu ari mu ijuru, bityo tukagira ibyiringiro byo kuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero nkangurira abantu bose bafite amikoro, si ngombwa ngo ube ufite amikoro menshi, ariko ya mikoro makeya iyo ari mu mugisha w'Imana akora ibintu byinshi, kubera ko bihabwa umugisha n'Imana. Imana rero ifashe umukristo uwo ari we wese, ifashe umuntu w'Imana uwo ari we wese ufite ubutunzi, ufite umutima mwiza, kugira ngo bwa butunzi abuyobore mu ivugabutumwa, abuyobore mu murimo wo guteza imbere umurimo w'ivugabutumwa, kuko iyi si turimo igiye kurangira, kandi ni byiza ko isi yitegura ikamenya icyo tugomba gukora, buri muntu akamenya icyo agomba gukora, kugira ngo Yesu nagaruka azasanga abantu benshi baramumenye kandi biteguye kuzabana nabo ubuziraherezo. Yego, murakoze. Reka ahubwo hari akantu gato ahakoze Chairman Muvunyi, ariko hari ikintu kimwe tutakwirengagiza, ikintu Imana yadufashijeho. Njye mbona Imana yadusize n'igikundiro. Kuba ambassadors ikunzwe sinzi ko ari uko ari ubundi buhanga, hari ukuntu Imana ishobora gusiga abantu igikundiro kugira ngo naba murimo w'ivugabutumwa ukorwe. Icyo nashaka kugira ngo ngarukeho mu buryo hari na support umuntu tutajya duha agaciro twabonaga. Uzi kugira ngo ugiye muri gereza itemererwa abantu kujyamo, leta ikaguha ikibari ikakwemerera kujya kubwiriza abo bantu. Icyo cyizere cyo kugira ngo ubuyobozi bukwemerere kwinjira muri gereza. Icya kabiri, ahantu twajya tujya kuvuga ubutumwa, sekirite yabaga tuyizeye. Urumva hari aho twajyaga habi pepepe, ukanatekereza ko wanahurira hari igihe kibi. Dushobora kuvuga hari n'igihe twagendaga ugasanga twagiye mu gihe cy'abacengezi, ari igihe kibi, ariko ahantu twageraga na leta niba barumvaga uburyo indirimbo ziririmbwa, ukuntu zihumuriza abantu, zifasha. Mu by'ukuri isanamitima ntabwo rikorwa gusa yenda n'abanyapolitike, ariko iyo tubwira abantu ngo abantu bakundane, abantu babane neza mu mahoro, tuba turi mu gufasha leta kugira ngo inshingano zayo zigerweho. Njye mbona rero nabo barabigizemo uruhare mu kudufasha kugira ngo tudahungabana, aho muraye mufite umutekano. Nkaba nashima n'ubuyobozi, kandi byibuze iki gikorwa nka kimwe ndabigeze bakoze kigaragarira isi. Niba korali ikora accident ambassadors, perezida kohereza indege ngo ugende ijye kuzana iyo korali, bikwereka ko n'ubuyobozi bwari bushyigikiye umurimo ukorwa na korali kugira ngo mukore accident hanze. Kandi sinayo yonyine, hariyo twakoreye hano mu gihugu, abaminisitiri bose barahaguruka. Iyo twakoreye hariya Kayonza, abaminisitiri baraza baritabira, batwara inkomere, bagira gute, ukabona leta yinterveninze kugira ngo ikize ba bantu bagiye kuvuga ubutumwa. Ubwo ni 1999. Nyuma iyo twakoze nanone mu 2000 iriya muri Tanzania, perezida yohereza indege. Ni ikikwereka ko n'ubuyobozi bwabaga budushyigikiye. Njye mbona ko ari Imana yagiye dukoresha, ariko nabonaga no nashimiraga n'ubuyobozi kuko bwatubaye hafi kugira ngo n'umurimo ukorwe. Burya iyo amahoro iyo ahari n'umurimo ukorwa neza. Mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu aho twavugaga ku buryo ambassadors yakomeje kuzamuka. Icyo munsi mwumvise ko twitaye cyane kugushimira, tubikuye ku mutima buri wese uburyo bwose yakoresheje kugira ngo Ambassadors of Christ ibigeze ahangaha. Turakwibutsa ko iyi channel yacu ibereho kugira ngo tuyisangize abandi. Niba wanyuzwe n'uburyo iki kiganiro cyakugeza kugira ngo n'abandi bakibone, kandi nimero ubona hasi kuri screen, ndetse email na website ndetse n'amasocial media yacu, naho kuganira na korali Ambassadors nk'umukunzi wacu, ndetse ukatugezaho nuko indirimbo za Ambassadors zagiye zigufasha. Ndabashimira kuba mwitabiriye ubutumire muri iki kiganiro, kandi nkurikije uko tugishoje ntabwo amatsiko y'abadukurikiye yashize.
turabateguza ko n'ubutaha tuzaba tumira mu kiganiro ariko mu buryo bwiza. Reka mbanda udusoreze iki kiganiro n'isengesho. Urakoze Nyagasani Imana, uri Imana yacu, turi ibikoresho byawe, turagushimira ko igihe cyose turabagukorera. Buri muntu wese watoranyije ukamushyira mu ruzabibu w'italanto imwe, w'ebyiri, w'eshatu, wowe kugira ngo bazikoreshe neza. Tuboneho no gusaba buri muntu wese, umuririmbyi wenyine si we wenyine ubasha kuvuga ubutumwa, hari n'umushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'ivugabutumwa rikorwa kwinshi, twese tugire ibisonga byawe kugira ngo nugaruka tuzagusanganire mu izina rya Yesu. Amen, amen. Igihe tugezemo igihe kigoranye, isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo. Ibaze mu mutima wawe, watanze iki ngo ubeho? Icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Ibaze mu mutima wawe, watanze iki ngo ubeho? Icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Intambara z'urudaca n'indwara z'ibyorezo byahitanye benshi muzi, ni kuki se mwe mwasigaye? Ibaze mu mutima wawe, watanze iki ngo ubeho?